abona ufite ikirahure n'akawayini niba ari wayini ntumbaze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri shawa niba uri gutekinga shawa niba uri gukaranga bimeze gute nange kugira ngo unyorereze video uri gutekinga shawa ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze siwanayinyorereza ubu ngubu tayari wanarangije wa mugane wanuze umuntu witwa Jad uvuga ati nge mbikorera online bose bagira uko babigenza agera ngo aravuga ngo ubu nta nubwo iyo video wayima ntago byakunda bitewe nuko kano kanya ushobora kuba wagize gute warangije ndagira ngo ngubwire amagambo uwitwa Eric Semungu yahise amusubiza kugira ngo wumve neza yuko bino bintu bifite n'isano bifite naho bihuriye uwitwa Eric Semungu yahise amubwira ngo weekend nziza kuri twese bambe Eric Semungu agira ukuntu ajya ashyiramo n'akantu k'icyubahiro n'umuco arongera ati narangije bambe mbanyweretse umanu witwa Kiss Brown byafashe cy'industry nyarwanda ese kugira ngo umuzane byasaba iki ese ubwo bushobozi witwa Coach Gaël arabufite koko ndagira ngo ngubwire yuko mu gihugu cyo mu Rwanda muri industry yacu y'umuziki ntago umuntu twabuze ari umuntu witwa Kiss Brown nta nubwo ari umuntu dukeneye kano kanya witwa Bruce Melody uri muri management y'umuntu witwa Coach Gaël muri 155 EM yagakwiye kuba afite ama featuring n'abantu benshi barenze tazambwira ngo Diamond niba byatangiye kunugwanurwa ko ushobora kubya hanze ikaba flop icyo ngicyo nacyo turashagaruka mu kanya ndagira ngo ngubwire yuko nimba uwitwa Coach Gaël ashaka gufata music nyarwanda akayigeza ku rundi rwego naga icyambere yakora ari ukujya kuzana Kiss Brown gamuzane mu gihugu cyo mu Rwanda kuko kano kanya dufite abahanzi benshi b'ibyamamare bari muri Afrika bo bari hano mu Rwanda The Ben mara supporting abana b'abanyarwanda kandi akabona views nyinshi ariko witwa Bruce Melody abo bana b'abanyarwanda yabirengagije akajya gukora n'abanyamahanga ngo bamurenzeho ako views zikabura ndagira ngo nkubaze weruka kumva indirimbo yego witwa Bruce Melody ahuriyemo n'umunyarwanda giheki kera ubigi witwa Kanisoro amaze ari muri 155 EM byagakwiye yuko yakabaye yasohotse agiye gusohoka muri 155 EM na projet afitanye n'umuntu witwa Bruce Melody reka ubu byagakwiye yuko Roskana yari gusohoka muri 155 EM na projet afitanye n'umuntu witwa Bruce Melody byagakwiye yuko umuhanzi nka Element yaba agiye gusohoka muri 155 EM na projet nini wakoranye n'umuhanzi munini byibura yaje agakora nka producer ikaze nanone inshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Ira Nation muri kubibona abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba irengera bwaryo bari mu mujyi wa Kigali muri diaspora nyarwanda murabibona neza ko umuhungu King Ira yamaze kwitereka kugira ngo tuyanyuremo. Ira bimeze bite se? Ndashima Imana ibintu n'amahoro gusa abantu bo kuri Ira Nation TV barimo barambeshya ko mudakanda sub views mwatangiye kuzirigitisha muragira ngo nzime naraka mwakihanga ko ashaka kuzimya itaraka mwihangane bukore sub byibura tugeze nko mu bihumbi nka sa ubundi ibindi bintu bikomeze abidoinga fine bigeze neza cyane bimeze neza ndashima Imana ibintu n'amahoro ku ruhande rwanjye. Ira mu mihanda ibintu ni byinshi cyane aho twari tuzi nk'abagabo kano kanya bamaze kuba bashyirwa muri cya cyiciro cy'abatinganye ariko mbere yuko mvuga ibyo bintu wa muntu we ndagira ngo umfashe kurangira bano bantu uko yabona inyuma yanjye narinjira mu mihanda barabibona inyuma yanjye hari designer z'imisatsi myiza imeze neza cyane ni kuri wa bakobwa nababajama banje bagiye bashyirisha amadrede ndagira ngo bambwirire ino location yo ndavuga akizino uraza kuri imvugira ni Nyamirambo munsi ya Green Kona neza ruguru y'umurenge harebana neza na Green Kona ngo na Green Kona mba nyine mbanyamamarije nubwo batanyishyuye ariko icyagira neza ubu na hano hari portail imeze neza ifunguye imeze neza kuri iyo portail rero icyapa gihari nta kindi cyanditseho Mama Teyamo bivuze ngo niwe waza bifitiye imodoka uraza ugaparika mu gipangu ukagera neza cyane ibintu bakagufasha ndagira ngo twinjire jibi noneho tuvuye mu by'imisatsi ubwo abatazaza nyine baragira ngo bazagira imitwe yenga ibyo nago bindeba bakora nabahaye showadiru ndagira ngo twinjire mu mihanda kano kanya uwitwa Muchoma twari tuzi yuko ari umwe mu badiaspora twubahaga batwaraga amakamyo muri leta zunze ubumwe za Amerika maze igiye kumara imyaka irenga 700 mu gihugu cyo mu Rwanda tutazi ngo byagenze gute amakuru ahari rero ko ashobora kwarirukanwa mu gihugu cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika mukereka Semungu byagenze nuko byaje kumugendekera ayo ni amakuru ndi gukura imihanda ayo makuru King Ira
kuyakura imihanda uri kuyakura he kubera yuko nigeze kubona ibiri kuvugwa hagati ya Semuhungu na Muchoma nkavuga si ibi bintu noneho biteye gute ariko uyu munsi witeretse uyafite neza ibi bintu cakubyinjiramo neza umuntu witwa Muchoma nyuma yuko aje mu gihugu cyo mu Rwanda agatangira kwandavura bize wo mu mafaranga yari ahari akagenda ashira byange bikunda urandavura witwa Eric nako uwitwa ubwo ndahera kuri Muchoma yari afite YouTube channel yitwa Sana ubu ni ari kunyuzaho imiziki ngira ngo mwarabibonye afite abanyamakuru n'iki biza kurangira aho ngo tutazi ngo byarangiye gute araza noneho ubwe atangira kunyuzaho imiziki nubwo abantu benshi bavuga ngo aririmba ngo nkaba abandi ibyo nago bikureba ibyo nago ndaza kubigarukaho biterwa n'icyo ubwe yumvamo ndagira ngo nkubwire yuko ari amajwi amaze kujya hanze y'umuntu witwa Eric Semuhungu ari kuvugana n'uwitwa Muchoma ngo iki Muchoma musabanga ngo video yiki aho urabyumva amajwi biraza kunsaba kuza kwa playinga mwumvishe buryo ki twagiye uwitwa Muchoma yaje kuba abura aya majwi aza no kuvuga ngo ubungu ndabizi nago waza kunyohereza ko ka video kuko mbizi neza yuko amaze kuba warangiza mana yisini none se ibiri kuvuga yuko bishoboka yuko impamvu Semuhungu ndetse na Muchoma biri bari gukora ari gutwikira indirimbo nawe ni kuri kubibona ibyo gutwikira indirimbo ibyo nago bitureba kuko gutwikira indirimbo nabwo kajya kwa Eric Semuhungu byerekana urwego rwawe baravuga ngo abanganye nk'abararagirana amaboko areshya gasuhuzanya nimba ushatse gutwikira indirimbo nujye kwa Dumba na Dekate n'abandi babroga ukirukira kwa Eric Semuhungu ubwo urwego rwawe twarubonye gusa icyambabaje ni kimwe nuko twabonaga umuntu witwa Muchoma yirirwana n'abari n'abategarugori mu mapuranka n'ibindi bintu bitandukanye ariko bikaba byanungwe bikanambabaza cyane kumva yuko no muntu nawe yinje muri ya famengo y'abasangira ngendo kuko uvuze ngo nabatinganyi Eric Semuhungu watangiye kubabara ndagira ngo GB uze kunyinjiza mere kuri hano majwi binjira kuri hano majwi umuntu witwa Muchoma baya playingiye kuri live y'umuntu witwa Godfather ngira ngo hariho na Gasuku akaza no witwa Eric Semuhungu na majwi wa playinze agaragaza cyangwa se yemeza buryo ki uwitwa Muchoma yinje mu basangira ngendo wamfura we Imana imfashe ano majwi nyabone na nayabakine mu Abanyarwanda Eric shiri wanje bite se mwana umeze fresh mwana weekend nziza rero nizere ko weekend iri bukomerere neza ariko nawe ndabizi nujya wikoraho tubwo weekend wayiteganyirije ibintu byiza na kakawayini kawukunda ariko kana kawayini ukunda na kawayini na kajuice ukunda kunywera mu kirahuri man hari igihe najya mbona live zawe nkabona ufite ikirahuri n'akawayini bari wayini ntumbaze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri niba uri gutekinga shawa niba uri gukaranga bimeze gute nange kugira ngo unyorereze video uri gutekinga shawa ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze siwanayinyorereza ubu ngubu tayari wanarangije tayari wanarangije nese mwagira ngo bivuge yero yavuga ngo nimba uri muri ikinisho uza kuma video bivuze ngo gutekinga shawa nta kindi kintu byaminingaga yajyanga ama video cyangwa se bakorane kuri video ko wamugane wanuzo umuntu witwa Jad uvuga ati nge mbikorera online bose bagira uko babigenza agera ngara avuga ngo ubona n'ubwo iyo video wayima nago byakunda bitewe nuko kano kanya ushobora kuba wagize gute warangije ndajya ngo ubwira amagambo uwitwa Eric Semuhungu yahise amusubiza kugira ngo wumve neza yuko bino bintu bifite n'isano bifite naho bihuriye uwitwa Eric Semuhungu yahise amubwira ngo weekend nziza kuri twese bambe witwa Eric Semuhungu agira ukuntu ajya ashyiramo n'akantu k'icyubahiro n'umuco arongera ati narangije bambe mba nkweretse ira ibintu n'abantu b'abagabo babiri bafite ubwanwa ariko witwa Eric Semuhungu ntabwo twamucira urubanza kano kanya kuko amaze kwidekarara urwego rwararwerekanye byemeje ko ari umutinganyi murabizi yuko yigeze no gushakwaho shakwa n'umugabo w'umuzungu kandi koko umugabo aza kwitaba Imana dukomeza kumufata mu mugongo iruko ridashira ku mutware wa Eric Semuhungu hagati aho ngaho gusa ari Muchoma na Semuhungu ubundi umugore ninde hagati aho ngaho ubu umugore yamaze kwidekarara umugore ubo yaba ari inde yaba ari Eric Semuhungu
reka se mungu nawe mukobwa ubwo mucoma nyine nawe urabyumva uko byaba bimeze ibi bintu byababaje abantu bakavuga ati se byibura witwa mucoma twari tuzi ko ari umuntu w'umugabo wagira abantu inama nzima watanga ibitekerezo bizima byaje kugenda gute nawe yaje kwisanga yagiye muri uwo mujyo ndagira ngo mbabwire yuko kino gitero cyangwa se no bombe yagiye hanze nyuma yuko uwitwa mucoma ashatse kumenyera uwitwa Kasuku Jessica zo wa mipangu ariko nakabimenya yuko uwitwa Kasuku ari inshuti magara n'umuntu witwa Eric Semuhungu tayari bitabira ngombwa yuko bafatanya barazamurikuriraho bombe n'ibisasu kirimbuzi uwitwa mucoma mudarabye bamushyize hanze jibi ndagira ngo mbwire ngo unyinjiza muri showbiz nyarwanda ndeka naguma muri ibintu by'abatinga n'ikintu biri buze kuza kudufasha ahubwo twagiye reka tuve kuri aba ngaba kuko ndumva inkuru zabo nta n'ikintu kirimo gusa ntago twazitaruka reka twinjire mu kibuga neza kugira ngo tujye muri aya makuru uwitwa Coach Gael ageze gutya aratangaje atubwiye yuko agiye kumanura Chris Brown i Kigali bimwe mu bintu byananiye ibihugu byinshi byo muri Afrika usibye South Africa iherutse kubikora wowe mu mboni zawe uyu mugabo Coach Gael umunyamafaranga tuza akaba manager wa Bruce Melody akaba afite n'abandi bahanzi ari gufasha akagira inzu yitwa Kigali Universal uyu mugabo w'umukire twese twemera muri industry nyarwanda arabikora ubone kugira ngo icyo kintu tukinjiremo turabanza turebe ese ubundi umanuye witwa Chris Brown byafashe iki industry nyarwanda ese ubundi kugira ngo umuzane byasaba iki ese ubundi ubwo bushobozi witwa Coach Gael arabufite koko ndagira ngo nkubwire yuko mu gihugu cyo mu Rwanda muri industry yacu y'umuziki ntago umuntu twabuze ari umuntu witwa Chris Brown nta nubwo ari umuntu dukeneye kano kanya witwa Bruce Melody uri muri management y'umuntu witwa Coach Gael muri 155 EM yagakwiye kuba afite ama-featuring n'abantu benshi barenze tazambwira ngo Diamond niba byatangiye kunugwanurwa ko ushobora kubya hanze ikaba flop icyo ngicyo nacyo turashagaruka mu kanya ndagira ngo nkubwire yuko nimba uwitwa Coach Gael ashaka gufata music nyarwanda akayigeza ku rundi rwego naga icyambere yakora ari ukujya kuzana Chris Brown gamuzane mu gihugu cyo mu Rwanda kuko kano kandi dufite abahanzi benshi b'ibyamamare bari muri Afrika ikibazo cya mbere ngende kwibaza ubundi mbere kugira ngo turebe icyo byamarira music industry yo mu Rwanda ubundi uyu Coach Gael yabishobora witwa Coach Gael kuba wenda yabishobora kuko namaze kureba mbara neza nsanga kuba wazara umuntu witwa Chris Brown mu gihugu cyo mu Rwanda byibura byagusaba kuba washoye ubwe wo mushoyeho amafaranga agera kuri miliyari imwe y'amanyarwanda na miliyoni 500 kugira ngo umuzane mu gihugu cyo mu Rwanda uyu mujejeta faranga Coach Gael ayo mafaranga nganuko ayo mafaranga kuyashora kuri Chris Brown nago twakuvuga yuko wenda witwa Coach Gael izo miliyari atazifite asanga afite na miliyari 3 nago mbize nago urajya muri konti y'umuntu witwa Coach Gael ahubwo turicara tukareba tuti ese kuzana Chris Brown mu gihugu cyo mu Rwanda amafaranga azagaruka ese bizafasha iki naho naganaga ndagira ngo ubutubwire ndagira ngo mbwiye kuba wazana witwa Chris Brown mu gihugu cyo mu Rwanda ayo mafaranga ukaba wayagaruza nuko wamufata ukamutereka muri stade amahoro kandi nayo ikuzura nanone ibiciro bikaba biri ku rwego ruri hejuru nko guhera ku mafaranga neza yiburuka sanga nk'umuntu umwe ashobora gutanga nk'ibihumbi nka 30 uraza gusanga ari nka miliyari na miliyoni 300 undi ntago ziravamo izo yashoye abanyarwanda dufite muri iki gihugu ushyize kuri icyo giciro turishuwa neza kuri stade amahoro yakuzura ibitaramo bingahe bibera muri BK Arena na BK Arena ni yuzuri BK Arena yuzuzwa ijyamo abantu ibihumbi 10 ibaze kuba haberamo igitaramo na BK Arena ni yuzuri naske stade ijyamo ibihumbi 40 none ugafata umuntu nka Chris Brown ujye umenya ko Chris Brown azwi n'abantu bahani Kigali cyangwa se akabazwi n'abantu mu turere tumwe two mu Rwanda ko tw'umujyi hari abantu tuzajya akubwira ngo ari abantu tuzajya kubwira ngo wenda nka Eza Nyamasheke umuntu witwa Chris Brown akuzababwira Chris Easy ibyo birumvikana hari umuntu utazabwira Chris Brown akuzamubwira Diamond hari abantu batumva imiziki ya Chris Brown ujye umenya ko Chris Brown abantu bamwumva ni abantu basobanutse biyubashye bivuze ngo kuzana Chris Brown ni igihombo gikomeye cyane kuri Coach Gael nta nubwo uburika tubanza turebe kuvuga ngo ni igihombo ese ubundi icyo kintu yagikora byashoboka impamvu byashoboka ni ingiye uwitwa Coach Gael nago yabikora nk'umuntu uje gusapotinga music nyarwanda yabikora kubera yabikora kubwo kuba we ya branding izina rye nka ubwiye bya Coach Gael ubwe no kuba yaranditse akavuga ngo njyewe ndifuza kumana witwa Chris Brown mu gihugu cyo mu Rwanda kandi bino bintu nzabikora
ni ukubrandinga izina Coach Gaël. Bivuze rero Coach Gaël kuba yabikora atitaye ku mafaranga azavamo we ntacyo ahomba. Dore ikintu cyashoboka ntabwo nanizeye ko yabikora kano kanya by the way. Turi muri music, turi muri myidagaduro, turi ku entertaining abantu. Ninya mvuga ikintu nyivuga uko mbyumva nkanjye ubwanjye muzashyira comment zanyu. Ikindi kintu nta muntu mba ninjiriye cyane. Mba ndi mu myidagaduro kureba ese bundi ibyo bintu birashoboka. Kugira ngo we Coach Gaël umanura umuntu witwa Kiss Brown mu Rwanda amafaranga ube wayinjiza. Nago byagusaba imbaraga zawe ubwawe. Ushobora gushora amafaranga akakuva mu mufuka ariko kugira ngo byibura igitaramo amafaranga kiyagaruze nago yagaruka kuri ba bantu baje bakagura amatike bakinjira ushobora kugenda ukabwira nka Skol ikagutereramo amafaranga kuko haje icyamamare ushobora kugenda ukabwira Burarirwa igashyiramo amafaranga wabwira MTN wabwira na Airtel na Tigo zikamenamo amafaranga bivuze ngo kugira ngo ayo mafaranga abe yagaruka nukuba uwitwa Coach Gaël yavugana n'amakampani aremereye ubundi Kiss Brown akaza akifotoreza kuri brand zabo. Nicyo cyonyine cyatuma ano mafaranga Coach Gaël aramutse yashoye agaruka yagaruka. Ibyo ngibyo rero ntabyitege mu nabyo kuvuga ngo uboneka to ikintu kizima. Hari icyo bita gufata nyine urwego ukataruka. Ariko ikintu ruza kugaruka ku muntu witwa Bruce Melody. Witwa Coach Gaël ntago nishita ko yakabaye atekereza Kiss Brown. Hano dufite muri kano karere kacu dufitemo umuntu witwa Diamond uri gukora umuhanzi wawe. Uyu ni umuhanzi munini n'abantu bahenaye mu byaro aho ngaho hepfo yo ngiyo bamuzi. N'abantu bashobora guturuka mu Burundi baje kureba nde Diamond. Icyo kintu ntago Coach Gaël aragikora ngo tumune mu gitaramo. Byibura arahendutse. Arahendutse kurenza uko Kiss Brown ameze. Urumva? Dufite abandi bahanzi barenze muri in Africa. Kandi bahendutse kurenza Kiss Brown kandi baza bakaguha show n'amafaranga ukayinjiza. Bivuze ngo n'urwo rwego yakabaye byibura aheraho. Yewe nguraza na Kiss Brown nizanzozi zawe nizazonzi zawe ati ndabyifuza byazashoboka muziki wacu uri kwirukanga ndetse unateye ubwoba abahungu barimo barakora neza music imeze neza kandi isukuye bivuze ngo n'ubundi byazashoboka yuko yazaza ariko ntago ari kano kanya. Kuba yaza ntacyo babaje gufasha showbiz nyarwanda kuba yaza ari igitaramo gutyo biraho cyere kuramutse ushoye amafaranga ukavuga ngo ngewe nshaka kuzana Kiss Brown mu gihugu cyo mu Rwanda agakora na featuring byibura n'abahanzi batatu byibuze ahubwo bagusupport music nyarwanda natanesa nkaho wandi Coach Gaël Sariuti ibintu ukoze bwose na amateka ukoze ibintu by'ibigwi mu gihugu cyo mu Rwanda ariko kumuzana agakora igitaramo agataha ni zero ntacyo byaba bimaze. Ira ndikumva ibyo bintu ari ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba uri kubivuga ndetse ukanagaragaza uburyo ari igihombo gikomeye mu gihe atakora ABCD wagiye ugarukaho. Sinzi rero nimba nakugarura mu nkuru noneho zihari zimeze neza cyane hano hari indirimbo ya Bruce Melody ndetse ari kumwe n'uwitwa Diamond Platnumz. Ni imwe mu ndirimbo zitari kuvugwaho rumwe hano kuri platform ahantu hose ntago turi kubyumvaho kimwe abanyamakuru benshi batandukanye bari kubivuga bitandukanye ariko bari kubivugaho iki indirimbo ya Diamond Platnumz ari kumwe n'uwitwa The Band. Ni imwe mu ndirimbo zamamajwe ku buryo buteye ubwoba akaba ari nayo mpamvu bari kuvuga ngo indirimbo ya Bruce Melody igiye kuzasohoka ari kumwe na Diamond ishobora kuzaba ari flop yigendera. Ibi bintu mu mboni zawe King Ira nk'umupfubuzi muri iyi mihanda uratubwira ibyo bintu ibi bintu ndaza kukwinjiza amugana wa Politi mu mibare n'ibimenyetso. Yamwe ngo indirimbo yitwa Why ya The Band n'umuntu witwa Diamond Platnumz yagiye kuri platform y'umuntu witwa Diamond Platnumz n'ubundi kano kanya ifite views miliyoni 25 mu myaka itatu. Uyu ni umuhanzi munini wakoranye n'umuntu witwa The Band. Bakoranye imbere y'umuntu witwa Bruce Melody. No ndahita nsubira inyuma nkwinjiza mu mafeaturing uwitwa Bruce Melody afite navuga ngo ni manini. Turinjiramo turebe ubundi Bruce Melody mu mafeaturing akora umusaruro uturukamo nuwuhe. Sibyo? Reka duhera aho ngaho. Icyo nicyo turaza kwinjiramo. Tuza no kureba impamvu Bruce Melody zino ndirimbo ze zitagera kure ubundi biri gupfira he. Ndagira ngo nkubwire yuko indirimbo witwa Bruce Melody ari uka featuring iremereye ariko mwe n'umuhanzi witwa Joboy nyango kano kaya ntago afata Joboy ngo mugeranye na Diamond. Joboy n'umuhanzi munini nawe n'umuhanzi munini unakomeye cyane unakomeye umuhanzi from Nigeria sibyo kano kanya indirimbo biro uko gukorana bifite views miliyoni 3,500
byanga bikunde ni flop iteye ubwoba kuko izi ni views witwa Bruce Melody abona wenyine izi ni views witwa Jobo yarenze ari wenyine urumva hano hantu habaye ikirero indirimbo y'umuntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa Fireboy nako Joboy ni indirimbo yanditswe muri style y'abanyarwanda muri style isanzwe nyine ya Bruce Melody style twari dukeneye byibura nuko umwinjiza byibura muri gakondo y'abanyarwanda mo gake ariko ukamujyana muri wa mujyi w'Abanigeria kugira ngo Nigeria indirimbo izagere ibe virus ibe viral icyo nicyo twari dukeneye byibura niba bavuga ngo Bruce Melody nshaka kwagura imipaka nshaka kwagura imbibi wari ukeneye gukora indirimbo ariko ikabiri muri wa mujyi w'Abanigeria apana wa mujyi wa Bruce Melody wobwe yego ikindi ndirimbo eruka ni umuntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa n'abantu witwa Black Diamond ifite views miliyoni 2 zonyine n'ibihumbi 700 iyo ni fopo iyo foto ni indirimbo yindi nayo ni featuring eruka ndende ari kumwe na Bien ifite views miliyoni 4 n'ibihumbi 200 iyi nayo ni flop bivuze ngo indirimbo iri hafi eruka kubona views ni remix Bruce Melody featuring Shaggy When She's Round ifite views miliyoni 8 ndege ngo mabwire yuko mu buzima bwa Bruce Melody indirimbo ifite views nyinshi ifite views miliyoni 14 iyi ni indirimbo yitwa Catherine yanditswe n'umuntu witwa Kayihura Mike Kayihura bivuze ngo hano hantu wagerageje gukorana na featuring n'abantu barenze ariko ikibuga kiza gucurama yego ikibuga kiracurama nago icyo urukene mari cyo wabonye bizo ngo Bruce Melody nimba akora indirimbo ari wenyine kagira views miliyoni 14 nakurambwa ngo yagiye kumanura witwa Joboy nta na kimwe cya kabiri cya views yakoze ari umuhanzi umwe ku giti cye zibonetsemo bivuze ngo izi collabo Bruce Melody akora nta nubwo azikeneye izino collabo akora zirakenewe none ni ihe mpamvu ituma noneho hazikora zigafloping iki nicyo tugiye kwinjiramo ndagira ngo muze gutandukanya umuntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa The Ben kure The Ben ni umwe mu bahanzi bazi gukina n'itangazamakuru bazi gukina na showbiz mu buryo buzima bugaragara The Ben ni umwe mu bahanzi ugira igitaramo mu Burundi cyangwa se Uganda agafata kwa styling eshatu agashyiramo itangazamakuru n'abandi bafite aho bahuriye na showbiz nyarwanda akabategera bakajya gukavaringa bagatangaza sibyo uwitwa The Ben ni umwe mu bantu bavuga ngo ntabwo najya ngo ni mwizijana kurindi ariko byibura urukundo ubunyangamugayo agerageza kubyereka societe muri rusange sibyo bigaragaza iki bigaragaza ngo uwitwa The Ben afite umubano muzima na showbiz nyarwanda nitujya ku muntu witwa Bruce Melody tujye ku ndirimbo yitwa Sowe yagiye gukorera hehe muri Nigeria urabiza ari umudirector ari umuproducer equipe technique yose yari abanyanigeria bivuze ngo nta munyarwanda n'uyu numwe yegeze yiteza sibyo turasubira inyuma noneho tuza kuri projet imirakorwa ya Diamond n'umuntu witwa Bruce Melody bitazagutangaza ubuzemo umunyarwanda n'uyu numwe muri equipe technique bakoze kuri no projet bigaragaza iki bimutandukanye n'umuntu witwa The Ben uzaro muri Country Record akari umuproducer ukizamuka akamwizeramo bagakorana projet yego urumva urwo rwego bivuze ngo Bruce Melody yaje mu Rwanda nago yihitangaza makuru ko bikenewe none se ameze nk'umuntu wamaze Bruce Melody aturutse kure nibyo yagezeho ndabishima ndetse n'umuntu navuga ngo wahasurinze kugera aho yigejeje numwe mu bahanzi dufite bamaze kugera ikintu nakita ngo nukwiyumva yafashe music nyarwanda yibeshya yuko yarenze urwego rwo mu Rwanda agomba gutumbagira umwe akagenda bivuze ngo nta na promotion gikina nayo mu gihugu cyo mu Rwanda ari gukina na promotion zo mu hanze y'igihugu kandi nazo zitamukorera kuko ntago ari umuhanzi munini ntago ari agatangaza muri Tanzania kuko afite abahanzi benshi ntago Bruce Melody ari agatangaza muri Kenya kuko afite abahanzi benshi ntago Bruce Melody ari agatangaza muri Nigeria kuko bafite abahanzi benshi bivuze ngo yamaze kwiyumva amaze kujya hejuru agaragaza ko imyenda atakiri kuri rwa rwego rwo mu Rwanda sibyo kandi ikintu akeneye ni bano bantu b'abanyarwanda byibura kandi abanyarwanda twe ntago twahirirwa iyo utweretse ko utari kuri level yacu turakureka na fanatisme twe tugira reka sibyo iyo werekanye yuko utari gukina na showbiz nyarwanda ubwo ari ahandi hantu warenze ko turakureka ugakina diruza uko uzishaka sibyo bivuze ngo uwitwa Bruce Melody navuga ngo team ye irimo iramukurikirana ibintu
bafite amafaranga pe bafite icyo bashora muri music n'ufite nka manager uvuga ngo nshaka kuzana Chris Brown mu Rwanda urumva ko ari ikintu kinini ariko byibura nimba nige n'ukuntu byibura ba promoting no muziki kuko birababaje kubona ukorana n'umuntu witwa Joe Boy mukagera views miliyoni 3 zonyine ni igihombo no kuvuga ati ukurikije amafaranga team ya Bruce Melody iri gukoresha mu bikorwa byose bari gukora bashaka amakora batandukanye na wavuga ko muri industry nyarwanda barimo barayihombya ntago navuga ngo arahombye industry nyarwanda kuko bo nayabo ariko nyine bari kuyakoresha mu bikorwa Bruce Melody niwe uri murahomba ikintu cyambere ari guhomba kinarenze ari guhomba abantu uko guhomba amafaranga byo si ikibazo ushobora no gushora mu muziki utifuza kukugabura uvuga uti ni inzozi zanjye yinda byifuza kiriko uranamugabura nago twavuga ko ajya mu bitaramo bitandukanye ariko nanone wari marahomba abantu utandukanye Bruce Melody urimo akorana featuring na Joe Boy kagera views miliyoni 3 umutandukanye na Deben w'amakorana n'abapeti hano mu gihugu cyo mu Rwanda izo miliyoni n'umuntu akazi kubita ba Element n'abantu bitwa ba Kevin Kade bakafite miliyoni zigera ku 8 urumva n'ubundi bo bari hano mu Rwanda Deben mara supporting abana b'abanyarwanda kandi akabona views nyinshi ariko witwa Bruce Melody abo bana b'abanyarwanda yabirengagije akajya gukorana n'abanyamahanga ngo bamurenzeho ako views zikabura ndagira ngo nkubaze uheruka kumva indirimbo yego witwa Bruce Melody ahuriyemo n'umunyarwanda giheki kera ubigiye witwa Kanisoro amaze ari muri 155 VM byagakwiye yuko yakabaye asohotse agiye gusohoka muri 155 VM na projet afitanye n'umuntu witwa Bruce Melody reka ubu byagakwiye yuko Roskana yari gusohoka muri 155 VM na projet afitanye n'umuntu witwa Bruce Melody byagakwiye yuko umuhanzi nka Element yaba agiye gusohoka muri 155 VM na projet nini wakoranye n'umuhanzi munini byibura yajaga kuronka producer ibyo ntabwo byagakwiye mu gihugu cyo mu Rwanda duheruka projet ziremereye nka Mubaka ya Bruce Melody yakoranye n'umuntu witwa Jesse duheruka indirimbo ziremereye nk'irandimo bita Power ari kumwe na Karufani izo projet ntabwo tuzeruka bivuze ngo hari urwego Bruce Melody amaze kuba yakiterekaho dutekera hano mu Rwanda witwa Deben n'abantu batandukanye n'ikintu nshaka kuvuga ngo bano bantu mujyemo batandukanye kure mwanyura inzira ze urashaka kuvuga ati ndimondi ndajya muri ano makuru abo manini arenza akandusha ubushobozi wenda nkanashya ariko isaha n'isaha yenda byakona katubifata uko nguko ariko uwitwa Deben ni umuhanzi waje cyane n'umurigene ujya mu ndirimbo ze nka za Habibi nibo zigiye zitandukanye wamaze kubona yuko mu music arayizara nayumva byibura za supporting abo bana ba Chris Easy ba Kevin Kade ba Element kandi indirimbo zigowinga viral na nubwo uzasanga nta gihugu n'iki na kimwe kigeze gitera imbere mu muziki kitari gukorana ndaguhingera cyane tujya muri Tanzania murebe icyitwa Wasafi Wasafi irimo witwa Diamond yanyuzemo Harmonize yagiyemo Bamboso yagiyemo Baraivan aba nabahanzi bakomeye muri Tanzania kano kangira ngo bafitemo n'umuhanzi kazi witwa Zuchu sibyo Zuchu bivuze ngo iyi ni collabo yo muri Tanzania ndetse ni nabahanzi bakomeye muri Tanzania ariko bose bagize gute bazamuka tujye muri Nigeria avuga yuko aribo bantu ba mbere muri music muri Afrika yose sibyo usanga hano ba Davido barimo barazamukana na ba Burna Boy n'abandi ni groupe nyine n'abahanzi bose none ukaza ugasanga umuhanzi nka Kaidi muri Nigeria yego byibura arimo arashorerwamo amafaranga n'umuntu witwa Uramidi sibyo ugasanga amarebo yabo n'abanya Nigeria barimo barashora mu ba Nigeria ugasanga umuntu nka Ruga manager we ni murumuna wa manager wa Rema bivuze ngo nubundi nabantu bari hamwe ni team barakora namwe uzabona music yegeze itera imbere mu gihugu runaka ari uko avuye muri icyo gihugu kajya gufata imbaraga hanze y'igihugu ahubwo bizagusaba yuko mwishyira hamwe nk'abahanzi nyarwanda mwese mukazamukana cyari igikorwa cyiza yari projet nziza utwo Coach Gael yarahisemo ko wafata utwo Bruce Melody ugafata utwo Roskana ugafata utwo Element ugafata Kanisoro ukabashyira muri rebimwe yari projet nziza wari ugiye gukora yari kubigiye kuzamura abana b'abanyarwanda kuko bakazamukira rimwe bagashininga ku isi ariko byaranze aho twa Bruce Melody atanya kuvuga ngo ndajya ngo mu Burundi ndajya Uganda ndajya Tanzania ndajya nta mwanya ajya abanyarwanda
kugira ngo tugire tuve no kuri iyo nkuru tugane no ku musozo uri kubona ni iki kintu Bruce Melody arimo guhomba nyuma yo gukora ibyo ibikorwa bimeze gutyo? Bruce Melody ikintu nakubwiye ari guhomba ndetse azanahomba azahomba abantu. Impamvu nanone ntabwo nabivuze, impamvu indirimbo ya Bruce Melody itari kuvugwa n'umuntu witwa Diamond, ariko ya The Ben na Diamond ikaba yaravuzwe n'ingiye. The Ben azi kubana n'itangazamakuru, uwitwa The Ben arapromotinga, ariko nagira ngo mubwire yuko ushobora no gusanga ejo ni bashutinga indirimbo ya Diamond na Bruce Melody, wasanga nta n'umunyamakuru n'uyu n'umwe cyangwa umuburuga bari kumwe, babyibura habe n'umwe. None se ngende no kwibaza no kubera iki Bruce Melody ari kugerageza kwihunza itangazamakuru ku rwego rukomeye cyane kuri iyi. Impamvu ari kwihunza itangazamakuru, Bruce Melody ni umuhanzi mwiza, ari talented, n'umuhanzi w'umuhanga wanagera kure, ahubwo we ari kumva yuko yarenze urwego rwa music nyarwanda. Ibyo ntibiri bumuhanure guhanuka wahanuka, rega guhanuka wahanuka nanone uko warenga iwanyu hose byibura gitwara umuntu. Bruce Melody inama nzima nka muri Tanzania akabaye wari ufite byibura nk'umuburoga cyangwa umunyamakuru uratangaza ibyabereyeho, wakaba ufite umupaparazi uri muraza ugakwira kwiza inkuru zashaka zikaba nibihuha, akora kwira kwiza inkuru zigaragaza yuko we n'umuntu witwa Diamond mwatwitse. Yego cyo cyo uko cyumva, ariko Bruce Melody abo bantu ntago bahari, natangaza amakuru bari gukorana, nagikora ibiganiro kwa Irene, nagikora ibiganiro kwa Sabe, bivuze ngo nyene natangaza amakuru ari kukinana najye hano mu gihugu cyo mu Rwanda, bivuze ngo ari wenyine arimo arakina diruze wenyine, agwe imbaraga kazishyira na Coach Gael ya Coach Gael. Gaye nguko reka dusoreze kuri iki ngiki. Umuhanzi The Ben twakomeje kugarukaho cyane, asobanuye iki muri music industry, ni iki Bruce Melody akwiye kumwigiraho gikomeye bihura n'iyi collab abantu benshi bakomeje kuvuga yuko izaflopinga ugereranyije n'indirimbo Why witwa The Ben yakoranye na Diamond. Diamond ikintu nako The Ben ikintu amareye showbiz nyarwanda, nuko ari umuhanzi wakoze mwiza akaba ari gusupportinga talent nyarwanda zikiri noya. Ikindi kintu uwitwa Bruce Melody akigiye ku muntu witwa The Ben, yakamwigiyeho igikundiro The Ben yagize agitangira na kano kanya kaba gifite. Yego kuko Bruce Melody n'uwejo muri nahahuriye n'uwitwa The Ben, bivuze ngo wakamurebe ukifuza kugira igikundiro uragize agitangira na kano kanya gifite cyane, kuko kano kanya aracyagifite. Icyo kintu nicyo ninyaka akagize gute yakamwigiyeho. Ikindi kintu amwigireho, yego byibura gukina na showbiz nyarwanda buri munsi, yego nicyo kintu yakamwigiyeho. Ndagira ngo udusoreze iki kiganiro cy'uyu munsi, twari twakwakiriye wabikoze fresh sana. Ugira ikintu wibwirira abakunzi ba Ira Nation badukurikira umunsi ku munsi? Abakunzi ba Ira Nation mukane subscribe kuri no YouTube channel. Ikindi kintu mbibutse nabivuze nanjye no kubivuga nsoza, nanjye ubwo ngubwo umusatsi nunyereraho nagira gahanga kadaconze neza, muzabibabaze muzani Nyamirambo ni munsi ya Green Kona neza, urebe icyapa cyanditseho Mama Teyamo, muzo bagire gute babasuke, haba byabene ngo ni dread kubajama, byaba ari ibike bakwitoga taumeze neza cyane. Inzara z'abakobwa barazikora zikaza ziryoshye neza, ku maverina meze neza cyane kwa Mama Teyamo hano i Nyamirambo, ahateganye na Green Kona, asigaye bakabikurikirana. Reka mbabwire bakande subscribe, comment, like and share, asigaye ibintu bimere neza cyane. Ciao.